ariko si mwe mwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe, tungana. Sibyo? Imbere y'Imana turasumbana. Hari usumba undi? Kuki haboneka uza abwira abantu ati yewe, ati jye nagize ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo, atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa. Kubera iki kitabonekera n'abandi? Ariko kandi iyo ikubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo. Yanakubonekeye rwose, I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese, iyo si wayanga ninde? Ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa, ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya, ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya, ubonekerwa ko badakwiye kwivuza, ubonekerwa ubabwira ngo, ukavuga ngo watumwe nande? Watumye ibyo ngibyo ninde? Usibye n'Imana n'umuntu muzima ko atabituma ngo bajye kubikora. Umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo. Noneho washyizeho, wongereho ko watumwe n'Imana. Ikindi rero kivamo confusion ihari, abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo, kubera ko yishyiramo ngo mbikoze naba mpakanyije Imana, kuko byakozwe mu izina ry'Imana, so nabihakanya nte? No, but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana. Byakozwe a fool, just a fool, a criminal actually. If you are a criminal, if you are a fool, you can't act in the name of the powers that we want to believe in. You can't. So hari ababikora rero, ababijyamo bakabikora, hari ababikurikira, then hari natwe twese tutabirimo, tutabikurikira, ariko twiteguye kwirebera hirya ngo bibe, bikomeze bibe. Ubwo se wowe urabikira, nawe uri kimwe n'ababandika. Iyo warebye hirya ngo bibe, uvuga uti, ni ukuvuga kwanza ko ubona ko atari byo, ariko bigasa nkaho nta ntege ufite zo kubihakanya ngo uvuge ngo ntabwo bikwiriye kuba. Bikwiriye kuba, turabizi, hari mu buryo bw'amadini, hari mu buryo bwa politiki, hari mu buryo bw'umuco, turabizi byose, turabizi, tuzi bikwiriye kuba bikorwa mu bantu. Kuki atari byo dukurikiza? Abantu barihisha inyuma Imana gukora amarorerwa, mukabihorera. Mwatanze impression nk'aho mu Rwanda, u Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa. Ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho mutera ubwoba, hariho mugira intimidation, wapi kabisa. Ibyo murabizi kandi mucishe make,
bakora ibintu bizima bizwi, abantu bazima bakora, igihugu gishaka kwiyubaka gikora, sosiyete nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatobanga mukagaragura. Twagaraguwe bihagije, nta kundi kugaragurwa dushaka. Abanyarwanda baragaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo, ibyo birabareba, ntimuzabinzaneho ntabyo. Ba nyiri ibyo ngibyo mubibarekere. Murumva? Ibyo ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye, ariko jya nditeguye. Aba bantu birirwa nanjye mu nshingano Imana yampaye, nanjye iri ku ruhande rwanjye, nanjye ndabizi. Niyo mpamvu ya ndirimbo ndandambara ndandambara dutera ubwoba cyane cyane ibi ngibi. Rero ngo bagira batya bagasakuza ngo bazi ngo abantu bo hanze ngo baravuga ngo u Rwanda barushyira ku rutonde aho tugeze hasi. Hari ubwo twigeze bitaba bihari, twabanye nabyo, tuzabana nabyo, ariko ibyo tubihanagure vuba na bwangu.